mfite imyaka 54 nkaba mvuka mu karere ka Kicukiro umurenge wa Masaka. Nageze hano mu kwezi kwa gatatu ku itariki 20. Nafashwe ku itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri. Nafatiwe mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka. Imigenzereze mibi yari ibiyobyabwenge bya kanyanga ndetse harimo n'inzoga z'inkorano. Nibyo wanywaga cyangwa warabicuruzaga? Narabinywaga. Hano nahigiye amasomo menshi harimo ayo kwirinda ibiyobyabwenge, harimo kugororoka mbese tukava mu migenzereze mibi hariyo ibiyobyabwenge bya kanyanga n'inzoga z'inkorano. Mu byo nahigiye rero harimo indangagaciro yo kwirinda ibiyobyabwenge, indangagaciro ya kirazira mbese mu buryo bwo guhinduka. Bityo rero mu byo twize mu masomo nize hari amasomo indangagaciro 14. Muri izo ndangagaciro 14 zose twize niko nakurikije amabwiriza yazo numva n'impanuro, numva ko imigenzereze mibi nari nyirimo ngomba kuyivamo hasubira mu buzima busanzwe. Baza ntaho n'ubwa mbere nari ngeze mu kigo cya Iwawa, mbese numvaga ari ibintu bikomeye cyane, kwiyakira birangora. Ariko kama nk'umuntu wakozeho igisirikare numvaga ko igitendo cyari cyose ngomba kugikora kuko ndi kumwe n'abagenzi banjye, ntabwo nagombaga kwiheba kuko sinari umwe, twari benshi. Bitewe n'uburyo numvaga bavuga mu kigo ngororamuco cya Iwawa tukiri muri transit kwa Kabuga, numvaga ko aho tugiye kwiga amasomo yo kugira ngo duhinduke, kuko arabo twaganiraga benshi bavuye hano kandi bahindutse, abakoraga ingeso mbi z'ubujura, imigenzereze mibi, bahishi barahindutse bazaga kuduha ubuhamya. Numvaga aho ngiye ko nanjye ngiye kugororwa, mbese nkumva ko ikinzanye hano Iwawa ari ibyo biyobyabwenge bya kanyanga. Bigira ingaruka nyinshi cyane. Ingaruka bigira hari ukuba waraza umugore ku nkeke, guhoza induru mu rugo cyangwa mu bana, hakaba no kutabana neza n'abandi muri sosiyete nziza, ahubwo ukajya muri sosiyete mbi y'ibiyobyabwenge. Bityo rero ibintu by'ibiyobyabwenge ntabwo ari byiza cyane. Iwanjye gusa ntabwo nitwaraga nabi mu rugo, ariko hano inywaga nk'ibyo biyobyabwenge wasangaga ibyo nakagombye gukora mu rugo atari byo nkora, ugasanga mvuye mu nshingano z'urugo nkajya mu bindi. Mu bintu abayobozi batuganirije harimo minisita, harimo na komishoni wa polisi ndetse harimo n'umuyobozi w'intara y'Esi. Ku bintu batuganirije ibintu byo guhinduka n'uburyo dushobora gusubira mu miryango, tugasubira muri sosiyete nyarwanda, tukirinda icyatugarura hano. Mbese amasomo menshi impanuro baduhaye yari amasomo meza cyane, kandi n'abarimu baratwigishije, dore ko twagize hano tukiga n'imyuga yanadufasha. Nageze hano njya mu mwuga w'ubudozi, ngira ngo twabamurikiye n'imyenda twadoze mwayibonye. Ubwo akaba ari ubuhanga ngomba gukoresha ngeze no mu rugo, nkaba najya gushaka icyarahani, nkaba nakora iyo mirimo. Ngomba kuganiza nk'umudamu, haganiza n'abana, nkababwira aho narindi, icyatumye ngerayo n'icyo nahigiye, kandi nabo nkabishishikariza kugira ngo bakurikirane amasomo neza, nabo batazibona mu bigo ngororamuco nk'aho narindi. Banyita Bwizemeye Martin, nuko mu mujyi wa Kigali, karere ni Nyarugenge, umurenge Kimisagara. Nje hano kabiri, buno bwa kabiri. Imigenzereze mibi yiganjemo ibiyobyabwenge. Rimwe na rimwe urugendo n'urwo ngurwo bwo guhinduka bisaba gufata icyemezo, initiative. Ariko iyo utafashe icyemezo usanga we ubwawe ku giti cyawe birimo birakugonga. Ariko iyo wafashe icyemezo ukabanza ukareba icyakugwishije mu mutego, ukavuga ati kiriya kintu cyarangwishije ubutaha, ubu ngubu ngomba kukireka, birangira ubonye iki? Ubonye feedback nzima. Kuri iyi nshuro ya kabiri mfatwa, ikintu cya mbere nakoze nari i Kigali nyine, ubundi nuko nabikubwiye, naruka mu gace ka Maison des Jeunes Kimisagara, nari ndi muri siporo ndimo ndirukanka. Kumbe uko navaga muri siporo nagiraga cya kigare nakigira nkakigirana n'abantu bari mu migenzereze mibi. Abo bantu barabafata, barangije kubafata babajyana kwa Kabuga, babajyanye kwa Kabuga banangira amakuru ko nanjye ndi umwe mu bo bagira gute bafatanya imigenzereze mibi. Twakoreshaga urumogi n'inzoga nyinshi. Uyu munsi wa none ubutumwa kuntu nabwumvishije ni ikintu gikomeye cyane. Batubwiye ibintu bikomeye
abayobozi bose baduciye imbere batubwiye ibintu bikomeye, bagenzi bacu nabo bahindutse bakava mu migenzereze mibi batubwiye ibintu bikomeye. Rero ahasigaye naho umuntu ku giti cyiwe kwerekana nimba koko warafashe umwanzuro bya nyabyo kugira ngo uzagire gute uzabashe kugera ku ntumbero yawe. Ikintu nabwira bagenzi banjye, nta kintu n'iki na kimwe wareka cyangwa umuntu yakurekesha wowe ubwawe utageze gute utabigizemo uruhare. wowe ubwawe ni wowe ugomba kwifatira umwanzuro ukavuga ati njyewe ubwanjye ngize gute iki kintu ndakiretse, ndetse igikundi ndetse ibiyobyabwenge ndetse iki birakunda kuko aba ari wowe wagize gute wifatiye icyemezo. Ikindi nanone utari wisura ngo umenye ngo ese njyewe ubwanjye ndinde. Ntabwo wafata umwanzuro w'umuntu utazi, si wafata umwanzuro w'umuntu utazi, ariko iyo wisuye ukamenya ngo nduyu nguyu biguha gufata imyanzuro ihamye, kuko umugabo utagira amahame nawe ntabwo aba ahamye. Narahindutse of course, ntabwo nzongera. Impamvu nkubwira ko nazongera ni uko n'ubundi mu gihugu ntabwo nabikoreshaga uburyo ki nabikoreshagamo bwari munsi y'uko nabikoreshaga mbere. Nagiye mbireka gake nimba naraguraga ifaridi 2 ku munsi, nkafata umwanzuro nkagura ifaridi imwe, nkaza gufata umwanzuro nkagura imiti 10, nkagura imiti 5. ubu ngubu nkaba ngeze kuri 0. uri kumva ko nagiye ngira gute mbigabanya gake kugeza amagingo ahangaha. ubu muri njye mba numva ameze neza. ubuzima bw'ahangaha ni mu igororamuco, ahangaha ni ku ishuri. kuhaba nyine uba urisa n'umuntu ugize gute uri ku ishuri. iyo uri ku ishuri biba bitandukanye n'uko uri hehe, uri hariya hanze. uba uri hehe, uba uri hariya aho twakwita ngo i Kigali, aho twakwita ngo mu gihugu, nubwo n'ahangaha ari mu gihugu uri kumva. ariko ahangaha ikintu kiba gitandukanye, ufata amasomo yose uko bigize gute bikwiriye, yewe ukanakebubwa ku buryo bugize gute bukwiriye, kugira ngo ubashe kugira gute kuba umuntu muzima u Rwanda rwifuza ejo n'ejo bundi. Nitwa Manishimwe Didier, mvuka mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe mu kagari ka Karama mu mudugudu wa Kirisagara. Hano mu Nsanze ni mu kigo ngororamuco cya Iwawa. Nahageze bitewe n'imigenzereze mibi nakoraga hanze irimo ubujura, aribwo najyanwe mu kigo cya Transit. Nahamaze igihe gitoya banzanwa ahangaha iki kigo cya Iwawa kugira ngo bangorore nsubire ku murongo, imigenzereze mibi nabayemo hanze nyivemo kandi nige n'umwuga, ngira icyo ngeraho nanjye niteze imbere nk'urubyiruko. Hano mumaze umwaka n'amezi, nize amasomo menshi. Mbere nize terapi, ndangagaciro, kirazira, niga ubumwe bw'Abanyarwanda. Umwuga nize ni umwuga w'ubuhinzi, kandi murabona ukuntu ibintu bimeze. Narafashe ubu ushobora gutegereza ati kuki wawize ubu i Kigali, ariko ntabwo umwuga w'ubuhinzi wiga cyane abantu bo mu ntara gusa, kuvuga ngo kuko ariho hari amasambu bahingamo. no mu mujyi wa Kigali tugomba kuwiga tukawumenya. Nk'ubu urabona aka kantu ukuntu kameze kubatse, aka ni akantu gahingwa mu gipangu mu rugo rwawe muri jaride ugashyiramo, nayo ntibimeze nk'indabyo, ariko ukubona ni akarima k'igikoni, ni gafite isuku, ni jaride. Ugasarura muri cya gihe cyo kujya kugura urutoryi hanze rwataye ubuziranenge, wowe uhita uruca ukaruka turushyira hehe mu byo kurya, igitunguru, amashu. Urabona nka kariya kuntu kameze, niho waba uri umupangayi wagakoresha ukakimukana muri cya gihe cyo kurya. Tujye turya ibintu byuzuza ubuziranenge, kandi ndanashima igihugu cyantekerejeho muri rusange kikanzana ahangaha mu bintu nabagamo bibangamiye abaturage. Nanjye ubwanjye ntisize kuko nari no kuzabigwamo, kuko ntago nihagaye igihe cyo kwitekerezaho, ariko ubu naje kwiga, kwimenya no kwisobanukirwa no gukunda iby'abandi nk'ibyanjye nabisize. Ubu rero nkaba polisi, cyane cyane umukuru w'igihugu Paul Kagame, wadutekereje nk'urubyiruko tuba mu migenzereze mibi, dusenya ibyubakwa, tunabangamira abaturage b'igihugu, ariko akadutekerezaho, akatuzana ahantu nk'ahangaha tukiga, tukamenya, tugataha tukajya gukorera abaturage. Nk'ubu ngubu ntashye rero ngiye kugenda nshyire mu bikorwa ibi bintu nize, dore ko ngize n'Imana
bakampa n'akazi. Akazi mwese tumaye akazi mu bigo byose bya polisi aramwe ngende amakazi nkore ariko ntazasubira muri bya bindi nagize ute nahozemo. Icyangombwa ni uguhinduka, ariko no guhinduka ufite n'akazi nabyo ni byiza. Mugiye gukora iki mu bigo bya polisi? Tugiye gukora y'ubuhinzi mu bigo byose, tugiye kugenda dushyire y'ubuhinzi na imboga ntago hahandi, amawatermelon, inyanya, ibishyimbo tubahaze, tubereke ko kuko twahindutse turi imbaraga z'igihugu. Biranshimishije cyane mise nekereza iyo nabaga mu gihe cyashize mpita noneho numva aho ngiye kwitankirwa, nimba ni muri cya gihe babandi twabanaga nkiri muri bwa bujura, ejo bazambona ndi umunyacyubahiro nanjye kandi n'umuryango wanjye wishima ubone nariteje imbere. Ni ukuvuga ngo umuntu akiba muri biriya bintu polisi buri umwanzi wawe umubona ukumva nta nubwo bibaho, ariko ubu noneho kuba bari bo bampaye akazi ngiye gukorana nabo ubu bimpaye ishema cyane rinini cyane pe. Ndishimye njye n'abagenzi banjye 136 ndumva arabo baduhanye akazi. Tuzabikora neza cyane, njye n'abagenzi banjye tuzabikora neza cyane twifashije nabo ubwabo bazaba badushyiraho, ibikoresho tubasabye bazaba babiduha tubikore kandi bazishima, biheshe n'abandi ishema bari inyuma.